yuko ejo hawe ni heza haguhishiye umunezero nyuma y'ibihe nyuma y'ibihe nyuma y'ibihe hahishe byinshi nyuma y'ibihe nyuma y'ibihe. Muzeru bose ntugire ikibazo uri boss avuye isafari ntugire ikibazo pe wisanzure nta kibazo rwose nta kibazo nagira hari humura rwose noneho reka mbabwire ubu ngubu ngiye kubakiza agati gaturiki urumva ndababwiye ngo ngiye kubakiza agati gaturiki cyane umva cheers man. Wow. Cheers boss. Ntegereje ushira hasi ngo ahitagura metero sha. None nimba ari byo. Ntabwo bare. Niba hari hashize amezi menshi numvaga yuko ubu byanze rwose. Atakije. Boss. Nishimiye kuba servante wawe. Ko buramuna bishatse ibindi mwabingira. none ko hari ikibazo n'iki ariko se nk'ubu ushaka kugera kuki kamubwiza ukuri boss ntago ari type yawe wenda muzehe we wenda we yavuga da ko wafite inkumi boss ntago ari type yawe sinzi ikintu ushaka kugera nivugiraga da ko bisa ntago bihura. Aha. Oya oyimye bavuze musubize ntago bihura. Ariko nawe yumvisha ibyo yashaze kumubwira. Icyo nashaka kubabwira ko ubu ngubu ngiye kubakiza. Niyo mpamvu nabateranije hano nashaka kubabwira ko ngiye kubakiza ku buryo nta numwe muri mwebwe nibura ushobora kuzajya munsi nibura miliyoni twabaye duke cyane 400 yumva se bose ndakwemera rwose murabi ubundi impamvu babwira ibyo ngibyo nuko wabyinga bahora gutwitambika ubu muri aka kanya muzabari ararije ku munyururu ari mu nkutanyi ararije ku munyururu nimbabwira ko ngiye kubakiza rero mureke kurebana ngo murebane nk'amabubu mutazi icyo muriho mwumva ubu nta kibazo na kimwe tuza kongera guhura nacyo ubu turi free muri mwe jewe ndabibabwiye gafaranga Erigiri boss mwiza. Boze natwe turi tayari rwose. Ntago tuzagutengura. Okay. Kose uzaduha twe turi tayari kabisa. Boss ni umuntu wacu tugomba kumukorera neza ko duhimba neza se. Karetari. Ubwo ari amafaranga ntegereje amazi yarabaye menshi numva yuko atazigera azana. Umugabo ari serious ntumubone gutya. Bya utinya gushora. Wese ni no turere ko banda namwuba. No muri seriye cyane. Yewe kambambaye ndashora rumva kiba kibe ubundi oya ntugire ubwoba wese nta upfusha watabyaye cyane ni kama mbaya nawo ubundi Rema, karibu. Merci.
bite wan Muzabiti brother. hasi usigaye wowe wa mugabo Mba ndi mu kazi. Muraje. Mba ndi mu kazi. uze neza hano barakuziritse neza neza Haranziritse. mukibona ukudomoka Ntabwo se nawe gutakimakaga gahunda bize bite. Shaka ikintu kimbwira ubwo haraguheranye. bizi se Ya demu yawe reka reka ubwo wabona mutanaherukana. umuntu yashaka amafaranga nawe ubwo aribura ntubizi se Nese uracyashaka ko wayabonye ahubwo. babaze bareba akantu ko kunywa kwanza Usiga umennyemo akana ahubwo. uratangiye bimwe bya Use wancika gutyo gusa. Urabona uburyo utoshye nanjye ibyo uzangana nkawe. babaze bakakumenemo ntari Okay. So ahandi se byari bimeze bite? ni sawa rwose kumwe n'abavandimwe dupanga na bosi hano Sabwo nanjye reka nkomeza akazi ntari ubwo ni kaza wewe undembuze cyangwa se ukore ku rutsinga nayo Tanzania bukanga nasoma. nsubize ugenda Nyine umuntu ari ndi kuzuza nubwo ngo ntasanga nyine byazamye. Ukore kuri telefone nze nkagotomere nka. Oya, nta kibazo. Sana siba. So, Shasida karama. buriya wowe kumva nakugiriye inkuru aho ngikubwirira ariko Izo nkuru zirasekeje kuko nagiye gusa utarazibwira. inshuti yacu Goreti asigaye afite umugabo bakundana reka nkubwire n'urwandiko ubabonye bagendana mu nzira. Inkuru zawe n'abagabo ntizijye zishika kuko duhuye tujura inkuru zawe n'abagabo arashekeje nawe babonye basohotse urumva ariko ako sibona we ntabwo uhagije kuko ureba abagabo b'abandi n'abagore b'abandi b'abandi urumva ariko umva wari wabona ibintu bibiri bitandukanye se nakugerageza nk'iki narababonye ndaseka ndahwera agashya kabaye umugabo wande abagore barabafashe kurwana mu kabari hafi bose akabari kose kabuzuraho mba yarabutanze nyagasani Imana uriya nawe ninjije imbi ugiye kuzatuma imbavu zageze turi gukonje hano uratsetsa ugarutsa ari inkuru z'abagore n'abagabo umwanya wo kugenda wagira ngo bari gutera mu rushinge yego nyine Sheri kubuseka ko ndawe wishimye Natasha yabansha urishimye noneho duramubona kumeze neza umaze kuvugana na Sheri wawe wapi muri guseka nanjye nyine nza muri iyo modo ariko usanga n'abagenda yaramuka ya irumvikana kuki soba mu cyumba cyane wagiye ujya kumufasha turimo two mu gikoni ukareka kuba boy akosha Saida yumvira ku mukobwa akamubwire base sore bamugana Sheri genda mu cyumba unzanire telefone yanjye nibagirwe iracometse iri kuri charge urayibona nayo nkunda kuyisigayo kuyiboneye inkumi se shaho cyane hari ikibazo gifite uri aramfasha shawe ndamukunda cyane ntabwo kigira gusa uracanga umunota umwe mbona uri umubyeyi mwiza kuri uwo mwana ubundi nkabona wabaye intare wabaye umugome kuri we nabuze icyo mfata n'icyo ndeka niba umukunda niba umwanga niba utujijisha byaranyobeye pe warangije kumbaza Saida umva ngenda kubajije reka nkubwire rero Saida reka ngukuragaho kunye no stop reka none mbikubwiza ukuri ikindi ku mutima nkikubwire uneza amatwi Saida
Natasha ndamwanga 100%. Kuri rwa rwego ntashobora kukubwira uburyo nangamo Natasha ni nabwo buryo nangamo nyina wamubyaye. Bose mbanga kimwe. Reka nanakubwire yaba Natasha yaba nyina mbanga ku rwego nanjye ntazo urwo arirwo. Umva usigaye ni se umwe babiri se wa gatatu bose kimwe nawe azagenda bakurikiye. Wayumvise gahunda yanjye ndabizi ko ntababwira ariko niko bimeze. Niba utarunzi menya isuntego bakubyiye imihanda wanjye hano tuba twarashavuye. Sheri urakoze. Uratse niba runyeneye niyo nitabiraho. Iki nicyo gikoresho cyanjye. Uko umuhinzi ajyana isuka mu murima agiye nkoresha telefone. Hari ikindi nyine umutima wanjye niho uburi. Reka nkubwire. Ndashaka baraguhamagaye reka ngutabire telefone. Erwe tutazapfa gusa pese ko ari umunsi w'itara we. Nubwa mbere nkubonye urakaye gutya. Toza. Urabona mfata telefone yawe nkayitaba. Okay, umsawa. Nabyumvise. Twikomereza ikiganiro bya telefone yanjye ni yanjye iyawe ni yawe. Buri wese aba afite amabanga ye. Reka turi bakuru. Uskoro ndakara kandi urabizi Sayida amenye waracangamutse. Njya mpfa kurakara ariko Karibu. Ni karibu. Niko. Nta mahoro masa. Neza. Naho cyane. Ewe. Sigaye umeze neza Myaka myinshi. Nyinshi cyane. Ariko ndi harashize n'iminsi myinshi. Bega. Oya katwongera duhoberana. Obe. Uraho neza. Uraho cyane. Oya rwose cya kinyagwa cyaragiye rwose we. Niko. Cyaragiye. Ni karibu. Murakoze cyane. Tukwakiriza ikiza. Yewe, mvuye mu rugo hari icyo mfashe. Ntacyo nshaka. Ahubwo se ko ndeba utoye umuceri mu cyubura duhaza twesera ko ndeba amagorobereje. Ibyawe byabura koko. Oya ntago byabura. Ntago byabura rwose. Kandi buriya rero natwe nge na Evode uraduhaza yuda. Ego. We na Evode. Turahaga nta kibazo rwose. Utekera wowe na Evode gusa. Simbona hano muri urugo haba abantu benshi. Oya buriya nuko nyine abaryi nibo baba babasha kurya nyine. Kuri iki gihe banza umutwara noneho byaramunaniye arashaje. Banza asigaye afata n'amarejime wamenya ari biki. Rega da byashoboka. Andi makuru se. Makuru ni meza. Ayanyu. None se Kalisa ubu ngubu ko ntawe uhari yagiye he ko ntawe. Ndahari. Direregitirisi. Bravo neza nakubita umuyobo. Bravo neza. Minsi myinshi cyane. Minsi myinshi. Murakomeye. Bravo. Karibu. Uziko na uheruka cyera pe. Ubundi ko wajya kunyurana hariya ku kazi ugiye gusenga mu minsi y'imibyizi. Waraguye n'ugisenga. Waraguye mamevo. Mpaka imvugo ngo gusenga nakugira ngo gusohora ariko maze ibisi ndasenga ni kenshi twahuraga pe. Ahubwo maze iminsi rwose byaranyobera hano mwagiye. Gusenga sinzi sinkibona amanya kujya mu materaniro. Cyane. Manibereye mu tundi tuntu twanye tudushugushe. Mwari muri aho ariko. Kuri turashimye Imana. Sanze umudame ariho ategura ibya nimugoroba. Namubazaga niba biri buduhaze twese. Oya duhaza. Murahagaze turahaga. Hanyuma rero icyangenzaga icyo nabashakiraga nifuzaga ko oya twabyumvishije cyakuzanye twacyumvishije nta kibazo. Twacyumvise nyine nashaka oya twabyumvise. Wacyumvise. Nabyumvise. Ubundi mbese kugira ngo nze ahangaha icyo nabashaka. Oya twakumvishije nakubwiye ngo niba wamushakaga umugabo wanjye ujye ujya kumushakira ahandi hatari ahangaha. Si ubundi mwahuriraga ari madamu. Ko mvuze ko umugabo wawe ntamuheruka. Ndavuze ngo umva wowe se ndaguheruka mwanya we. Reka nkubwire. Ndavuze ngo wowe turaheruka. Sohokera. Kuki? Oya banza usobanure. Kurikira iki?
kurikira agatoki. asohoke. Wabyumvishe? Hano ni iwanjye kwa mutima ukeye. Nabyumvise. Uru nuko rwawe. Oya bati, uru nuko rwawe. Umva. Nkumya n'uwo mutwe. Reka ntimusore cyane. Reka muhere. Uru nuko rwawe. Uru nuko rwawe. Shyaka kubera iki muhire yaraje ntumbwira mama natanaga ari muri y'ingero ntabwo mama arakumerera nabi kuba naraye nta birenze umwana ahubwo itegure tujye ku ishuri umva jya koga nako ariko mwana ibyo ndumva narajya ku ishuri gusa urabona najyana ikimana kandi naraye hano bireba nikureba mwana ndikana ibyana iyo ndumva nashaka no kujya ku ishuri ntusobanura ubundi ndiga ngo bimare iki ibondeka ndabyibura nyine arya imyenda narayishyize niko Shyaka ntabwo uri kunyumva ndimo ndakuvugisha ntabwo uri kunyumva niyo mpamvu Evode yari hano ukurege nk'ubutsi kaguciye kushita mwaje mugwamagara mwaje ariko urumva ukuntu umbwiye koko urumva ukuntu uri kunjomba ibikwasi none ubu ntabwo ukererwa ku ishuri urabona amasaha ari ryari aho ikibazo uzi kunyokeje ariko nawe usuhiye umwana se ari ibishyushye cyane byaba bimeze ese abantu bo botsa gusa iki kitari kinashyushye cyane rwose ni nabanje kugihoza kandi ibintu bikoze ubishaka mbara wimbwira nabi ariko simo usigaye mbona ushaka kumbwira nabi reka nkwibutse cyane bitekereze neza waje hano n'ipasi utayitera dore bagutereye ipasi mvuye kugutunganyiriza icyayi kankindi ntacyo yigiraga gukorera urabyibuka neza no kwiyogoshesha imisatsi yarabaye nk'ishyamba semwa cyafite usa kankindi yigeze abikora ariko yaba yarabikoze atarabikoze nta na rimwe yigeze atinyuka kunyotsa ariko ntabwo mbikoze mbishaka no aka ni agasuzuguro nese vuga ko ndi wawe bisobanura ko unteretse uko ushaka tekereza ibintu byose ngukorera ariko akantu bizamura ibintu byinshi cyane bituma uzamuka niyo tansiyo imeze gutyo aya ntabwo ibi mbikunda nubwo naba ndiwe ntabwo wansuzugura imeze gutyo umaze kurengwa
ntabwo ari uko waje umeze none umaze kurengwa urazamutse. Jamais assez. Jamais assez. ariko rero sheri ntabyo ntabwo wabinkora. Sheri siki gusa wabinkora ukirakaza gutya kwera ntese abantu hari izibana zidakomanya amahembe. mbabarira ntubwire amagambo menshi cyane. Basinguye no hano uzi ko too much. basinguye no way. nyamara uri kukwigira gutyo ngiye gusinya kontra kuri kw'Imana ibyo wigira byose ngiye gusinya kontra no kuri kw'Imana ndayisinya. niko wambereye n'uya ngiye kuyisinya shawe c'est vrai n'ukuri wikumera gutyo ashaka kubishya timu ngiye gusinya kontra. ibya bindi byawe uhora uvuga utajya usoza ibyo wavuze. ubu none aha tuvugana ngiye kujya kuri banki. c'est vrai sure bari umukungu njye ariko umva sheri uzi ko noneho nahita mpamagara wa muntu nkamubwira yuko dushobora noneho kurara tumwishyuye. nabikora ubwo ubu arishuwa ko amafaranga uraba uyabonye. amafaranga sinava kuri banki ntayazanye n'ukuri ndayazana gisha ukuri ngende vuba mpamagara ahubwo ikintu kiba gisigaye ni ukwibaza ibyo ubitse ibyo by'ibigongo se ndaza kukumasa nimugoroba nanjye. hanyuma reka ahubwo igisigaye ni ukwibaza ubundi ya nzu ndayandika kuri indi gute ku buryo biba biri mu mategeko neza. reka nkwibutse ikintu uribuka ko twabivuganye ko iriya nzu izandikwa mu mazina yanjye. do you remember? harya niko twabivuganye twabivuganye ubyibuke neza ni ukuri. reka nkwereke nibyo reka nyikwandikeho noneho mu buryo bwo guteganya sibyo urabona turatembera cyane dushobora kugira nk'ikibazo ugasanga ibintu bibuze irengero dushyireho na Natasha cyane nkwandikeho haze principal na Natasha nk'umuntu ushobora gukavaringa mu gihe dushobora no kujya n'iburayi rega. ubwo si bya Natasha byabije gute? mu gihe habaye nk'ibibazo kibasumba Natasha abantu babiri bisobanutse gute se ubwo ngubwo? Natasha izina sigaye abangaha harabwo kiba kwa nyina kuba tubana se bivuga ko mushyiraho yo ma chérie. Bonjour. t'aime beaucoup ma belle ma dota mukobwa mwiza. Voici je t'aime pas. ko namwe aramutse neza. Natasha Karame anti. wowe urapfa kwinjira muri salo gutya utanakomanze ntiwari uzi ko turimo iwanyu ni uko wabikoraga? s'il vous plaît c'est pas poli quand même c'est pas poli. ibyo bintu ntabwo ari byo kandi nabo byibazeho. c'est quoi ça? c'est quoi ça? kwinjira muri salo ntukomanze niko wabigenzaga igihe wari uri kwa mama na papa hari ariko uraje kuko ari kwa kibasumba ubwo ntutangiye kunyinjirira ntabwo ari byo nawe ubyibaze. Ati I'm sorry ntabwo bizongera. Natasha garuka n'ubwire. Ma fille, I'm so sorry. Ndabizi ko mubabaje. Urabyumva nanjye nyine ndi umuntu ariko nanjye uko nkubwiye ntabwo numva byari byiza. nanjye ndagusaba imbabazi ma fille no I love you no mbabarira pe urabizi ko nta kintu dusanzwe dupfa
akumbabarira. Thank you. Mbabara vraiment, ma fille. I'm so sorry. Sorry again. Ça va? Merci ma belle. Ça va? Nizere ko birangiye. It's okay? Good. nyuma y'ibihe hahishe byinshi ukuri none ntibigutesha ahazaza hawe kuko ejo hawe ni heza haguhishiye umunezero nyuma y'ibihe